indangara afite akazi ahembwa buri kwezi agafata amafaranga akacira mu kabari itwe kwa Stoni no kwa Nyirangazari byo tuzabishinga ejo warangara nshuti yanjye narangara iki mituweli ni gatebe gatoki madam ko kuyitanga kwa kana k'Imana muraho Mwize mutera ni ibibazo mbabarira wa mushuti wawe igikuta kiramugwiriye umva kiramugwiriye ahantu kwishanze yarari gukora none gerageza umutabare nta mitiweli ubu byancanze nanjye ubu byanyobeye umbwiye ni inshuti yanjye igikuta kirakira mfite inshuti nyinshi bose bagura n'igikuta oyata Gisimasi kiramukubise agiye gupfa ari hehe banze kumushyiramo serumu yavuye amaraso menshi banze kujyana n'ikirere na kimwe nta mitiweli nta bwishingizi ko nk'ubu abantu burira birabikwa bakajya kubaka mu ma etaje nta mitiweli iriya shansiye nayo none se ubu tubigenze ko nyine mutabare shaka amafaranga umutabare turebe ko byibura bamuha n'ubuvuzi bw'ibanze Nyirangaza vaya hano banguka yewe ariko se wowe banguka ajya sheri amafaranga se uyu nguyu mbona y'amafaranga y'umwanya ubwo bana ni 50 Mereza 30 aho ngaho ariko urasetsa mu rwego rwo gukora iki Mereza amafaranga arakenewe Nyirangaza nawe wambaye umubiri mutabare mugenzi wanyu ariko wagiye Gisimasi igikuta kiramugwiriye ubu ari kwa muganga yabuze umwitaho wampaye amafaranga harya ngiye nagize ibibazo nta mitiweli agira ngiye nagize ibibazo mbwira ko nta wundi muntu azi ko turanye umugabo wawe kuba umuntu arinda umva kana kimwe mituweli n'itegeko kuyitanga rero ko ndabona goranye igenda uzana amafaranga yewe amafaranga yanjye nayo kurya minerivare y'abana ntabwo nakwishingira indangara afite umuryango urakomeje ufashe imbabare ufashe imbabare ariko ni inshuti ya afite umuryango nawe wabwira afata akazi yakoraga none se kambaze akazi yakoraga kuko katagira ubwishingizi abakoze ye nishingire na company nimba ubundi ni gute umuntu boss ajya guhereza umukozi akazi atabanje kumubaza ko afite ubwishingizi none ngo ibyo bintu uri kuvuga abateka mitwe bikigenera bamenye byakubayeho wabivuga ariko uziko gaho kati muri gahanga ibyo bintu ntabwo ndindije ngo mwapanze bano umugore ko nta buteka mutwe reka ngwingerebye gutanga mituweli nta muntu niba afite ubwenge budatekereza ntabwo wakwagirwa ku kwezi kwa gatanu ugomba kwishyura mituweli y'umuryango ikindi cya kabiri nta chance ishobora gufata umukozi itabanje kureba ko afite mituweli mwayobye rero we n'uno mugore mwayobye ntabwo bajya banyoberaho noneho narumiwe wumirwa iki niba mushaka ngo mujye amafaranga mujye kugira amasohokaniramo mushakira ahandi yewe nafashe amafaranga sijya nduka abizinda umugore waranyishakira rero nge ntabwo nyapfa kuruka shuwa wewe ntabwo nyanduka kana kimwe ufite umugore nakwambi tujye gushaka ahandi tuyakura guteza amafaranga yawe genda narashatse ndabona cyakora Imana izaguha umugisha